mu by'ukuri uriya muvandimwe yavuze ijambo rikomeye cyane Dr Bicheri Murangira umuvugizi mukuru wa RIB yego yavuze ibintu ndavuga kubera icyo abashumba tuba tutagize ubwenge mbere yuko abayobozi bavuga ibi ndabishima cyane mbona ni byiza kandi ubona ko icyo yavuze cyagize umusaruro ukomeye cyane ndumva nta kindi narenzaho kirenze umusaruro w'ibyabaye abantu iyo umwe yababariye undi cyangwa se yadekaraye imbabazi ikindi bisobanuye ko nyine arakijijwe ni umukristo umutima wa wamuhase ko agomba gukemurana ikibazo na mugenzi we kuko burya je nawe dufitanye ikibazo noneho kikaba cyararenze kuba tugifitanye bikaba public bikarenga kuba public bikaba isi yose ikabimenya nitwiyunge ntekereza ko Imana tuba tuvuga nayo ntayo tuba tuzi kubera ko Imana ikunda ubwiyunge ikunda amahoro. Uyu mama juste aragira ati mama Charlene wanyumira tukicarana nasaba imbabazi nrangiza umwaka neza umutima ese pastor wenda we wabanye na Masharene igihe kirekire abanye na pastor ntago ari igihe kirekire reka mvuge wenda wabanye na Masharene naramutumiye mu rusengero arigisha uramuzi uburyo yigisha uzi nuko mwaganira uzi n'uburyo Juste aganira uzi n'uburyo Juste nawe ameze abantu bombi ku bwawe ubona bakongera bakicarana ubona bakicarana bakaganira bagahuza umurongo cyane rwose bose ndabazi baganira gusa ahubwo sinzi impamvu wenda bashaka kusabana imbabazi kuri kamera niba yazisabye na musure kuri iyo nafate madamu we noneho amujyane bateze imbere mama Charlene noneho banaganirira aho ngaho nibashaka bashyireho kamera hanyuma babikemure ni ngombwa se ngo bavuze induru ngo biki cyane ko nyine ibyo twe ntidukeneye no kubimenya nyine nibasabana imbabazi ni byiza ariko bakicarana rwose why not batakwicarana se bose n'abanyarwanda n'abakristo kiretse niba badakijijwe kandi nzi ko bakijijwe hari ibyo bajya babigisha abo muri politike ajya mubyita ngo niba ari okay nibyo hanyuma ubwo nukunywa mu rugero hari okay izo nama muzumvire hanyuma ubwo buri mu rubyiruko wese uri kunkurikira ibintu ni kuvuga nabikurikiza ararangiza umwaka neza ariko utabikurikiza ashaka kwisanga yasinze agasanga imoto yamwuriye bose urumva azaba yungutse hanyuma ikindi nari mvuze cya kabiri mwirinde gusura babakobwa muri ghetto n'abakobwa nabo mwirinde kubahamagara ngo natetsa kango ngwino ngo nkubwire ngo ngwino meno heri sinzi siju ibintu nk'ibyo ngibyo mu byitwararikeho kubera ko ntubiseke birakomeye kuko iyo ndi kwatura ibintu biba bikomeye kuko ushaka kubyanga ukavuga ati yivugiraga ukajya ugahita utera umukobwa inda yes reka ambasuze rongere mbere kaze mbifurize amahoro y'Imana umuherereye hose ku isi nimbiri mu gitondo nkwifurize igitondo kizanye muri mugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza ndiho ni nk'ibisanzwe nkwibutse ko ushobora kurarira ariko bwacya impundu zikavuga uyu munsi ni Pastor Evode ni Pastor Fanny Official Intoranwa TV nibutse abadukurikira umunsi ku munsi ko turi mu mpera z'umwaka turi mu bihe bya Noheli na Bonane mbifurize kuzagira Bonane nziza by'umwihariko muzagirira Noheli nziza muzasangire n'imiryango yanyu kandi abasenga musengere umwaka utaha nanjye umunsi ndi kumwe na Pastor ngiye kubana nawe mbere na mbere ko nanjye ikiganiro nkwifurije umwaka mushya muhire we n'umuryango wawe n'abawe bose muzagire umwaka w'amahirwe ndetse umwaka utaha wabere amata n'ubuki. God bless you. Pastor karitanye ikiganiro nkubwira ngo muraho neza Bishop ubu ni apotre murakomeye hori Imana ishimwe haraci iminsi tutabonana twari turi mu nshingano zitandukanye ariko uyu munsi ndabona watugendereye Yesu agumugisha mwinshi ndanezerewe kuba ku Ntoranwa inshuti z'Intoranwa TV Pastor Fanny Official na Pastor Evode TV hanyuma nkuko warubivuze tugiye kwinjira mu mwaka wa 2025 twifuriza abantu umwaka mushya kuko twabanyamwuka twizera ibintu tutarabigeramo kandi nkuko warudusabiye ibyiza muri izi mpera nawe bikugereho mu izina ry'umwami wacu Yesu amen. Pastor reka ninjiye mu kiganiro abantu nababwe ko uyu mwaka ngiye gutangira mbere ko rangira ikiganiro nzajya nkubwira insanganyamatsiko tujye kuganiraho ni wumva zita kunyuze ntaribi nkurebye kiganiro ko numva zikunyuze jya wicara wumva ikiganiro wumve ibyavugiwemo
dore ko abenshi muza mubaza ngo umuntu yavuze iki. Uyu munsi ndifuza ko nganira na Apotre inshuti yanjye cyane, turaganira ku mbabazi z'uwitwa Pastor Mutesi yahaye Pastor Claude kuri kamera nyuma yo kujya bivugwa ko yamureze muri RIB. Turaganira ku mbabazi cyangwa se ku kiganiro cyakozwe na Pastor Claude yakira imbabazi za Pastor Mutesi ariko zitavuzweho rimwe n'abantu benshi. Gatatu ndaza ku mugabo witwa Pastor Justin, nawe uri kuvuga ngo umubyeyi itaka aragutakamba avuga ati Pastor Mutesi ciye bugufi aho navuze ko amagitenye cya musazi kagiye umugore wanjye nk'umushumba cyangwa se nk'umukozi w'Imana, ndifuza ko narangiza umwaka nsabye imbabazi, ndetse nsabye imbabazi n'uwitwa Mama Charlene. Nyuma y'iyo yako karongo nako turaganira ku mirimo y'abakozi b'Imana, by'umwihariko imirimo ya Pastor cyangwa se Apotre Evode, by'umwihariko ko rewe turi kumwe mu kiganiro. Ndabanza nganire ku mirimo ye, ubundi nge no ku bandi nyuma. Ubwo ababyumvishe ubishaka icyo ratera agatebe twumve icyo Uwiteka avugana n'umushumba wacu, ubwo nawe utabishaka nta kibazo. Apotre, ubundi mbere na mbere umeze uti? Ndashima Imana nk'uko Bibiliya ivuga ngo dushima Imana mu bibi no mu byiza. Yego. Turi mu gihe cy'iminsi mikuru, tugiye kujya mu gihe cy'ubunani na Noheli. Ese iwawe hazaboneka igitaramo cyo gusengera iyi minsi mikuru? Ese mufite ibihe by'amasengesho yo ku rusengero byo kuba mwasengera iyi minsi mikuru ngo tuzayicemo amahoro, cyangwa by'umwihariko wowe ubwawe uri kudusengera ngo tuzace muri iyi minsi amahoro, Uwiteka azabane natwe? Iwanjye nta gitaramo gihari, cyane ko bitemewe gukora ibitaramo utamenyesheje ubuyobozi, ntabwo nabuteguje. Hanyuma ku bijyanye n'amasengesho tuzasenga. Ku bijyanye no kuba naba mbasengera, ni inshingano yanjye nka Apotre gusengera abatuye isi bose kugira ngo umwaka urangire amahoro. Ariko nanone ibyaba bihishwe muri uku kwezi tukirimo, nanone twagiye tubitambutsa mu buhanuzi kuri Pastor Evode TV. Numva rero gusenga ni inshingano yanjye, ndabasengera cyane. Yego, urabasengera cyane. Ubwo namwe mukunda Pastor Evode, mukomeze mwifurize Noheli nziza ndetse n'ubunani, by'umwihariko namwifurize umwaka mushya nk'umushumba wanyu. Ninjye ugira umugisha wo kumara imyaka irenga 4. Uyu ni wa 5 tugiye kwinjiramo ndi kumwe n'umushumba Apotre Evode kuva akiri pasiteri kiraye kugeza ubwo abaye aposo. Ntekereza ko unimikwa nari impari. Warakoze cyane, narakubonye cyane wari uhabaye bikomeye cyane. Yego. Apotre, uyu munsi rero reka ninjire mu kiganiro gutya, ubwo abumvisha akentro kanye mwihangane kabaye karekare, ariko niko bimeze muri uyu mwaka tugiye kwinjira kugira ngo tubane n'abana amahoro. Wakiriye gute nyuma y'igihe gishize ari kinini kubona Pastor Mutesi atera intambwe ya mbere kuri kamera nk'umumama muvuga butumwa, ndetse nanashimira njye ubwanjye by'umwihariko akavuga ati Pastor Claude, ndifuza ko tubaho nkuko twari tubayeho mbere, tukongera tukaba musaza na mushiki, tukiyunga tukunga ubuvandimwe? Abaye nta bindi bibyihishe inyuma ngo ejo bongere bashwambagurane, byaba ari byiza. Nabyakiriye neza kuko nka Apotre nyine ubona abapasiteri bari gushwana, ni nkuko waba ufite abana mu rugo hanyuma ukabona bateranye ingumi, ntabwo wabyishimira kuko umwe yazica undi. Ariko nanone nkabisanisha n'ijambo abatuyobora. Yego. Batambukije bacyaha bavuga bati ibi ntibikwiriye. Buriya iyo umukuru aguhannye ntiwumve, nyuma uhura n'ibibazo. So bashobora gusabana imbabazi. Icyaba cyateye izo mbabazi cyose nabyakiriye neza. Nabyakiriye neza. Ikindi mfitiyeho amatsiko kimwe, nshobora kuba nkiri kwibaza aho hantu. Pastor, kubona umumama, reka njye mvuge umumama, sindi vuge umupasiteri w'umumama, reka mvuge kubona umumama, amazina si ngombwa. Yego, reka nivugire kubona mama cyangwa se kubona Pastor Mutesi we ubwawe, dore ko abantu benshi babonaga ko hatavamo urukundo hagati na Pastor Claude, akongera agatera intambwe, akongera kumwe na Pastor Claude. Kuri wowe reka mvuge nkawe ubwawe, nawe nk'umupapa, wabyakira ute ku nyuma yuko Murangira Bitse rero avuze ati ese iyo utashye ukagera mu rugo ukabona abana bawe bari kureba ibiganiro ukora uvuga kuri runaka, wowe ubwawe ntabwo bigutera ubwoba?
mu by'ukuri uriya muvandimwe yavuze ijambo rikomeye cyane Dr Bicheri Murangira umuvugizi mukuru wa RIB yego yavuze ibintu ndavuga kubera icyo abashumba tuba tutagize ubwenge mbere yuko abayobozi bavuga ibi ndabishima cyane mbona ni byiza kandi ubona ko icyo yavuze cyagize umusaruro ukomeye cyane ndumva nta kindi narenzaho kirenze umusaruro w'ibyabaye abantu iyo umwe yababariye undi cyangwa se yadekaraye imbabazi ikindi bisobanuye ko nyine arakijijwe ni umukristo umutima wa wamuhase ko agomba gukemurana ikibazo na mugenzi we kuko burya jye nawe dufitanye ikibazo noneho kikaba cyararenze kuba tugifitanye bikaba public bikarenga kuba public bikaba isi yose ikabimenya nitwiyunge ntekereza ko Imana tuba tuvuga nayo ntayo tuba tuzi kubera ko Imana ikunda ubwiyunge ikunda amahoro n'abantu iyo babanye neza biravuga ngo n'iby'igiciro kw'abavandimwe babana bahuje hanyuma kandi nanone ikavuga ngo iyo bateranaga ngo ibitabo by'ijuru byarabumburwaga Imana ikongera kwandika ikongera kwibuka bivuze ngo nyine Imana ikunda abantu bashyize hamwe kuba rero bagiye gushyira hamwe cyangwa barashyize hamwe n'ibintu byiza mu gisata cy'iyobokamana igihe cyiza cyo mu gisata cy'iyobokamana Pastor anyukana ivironga wenda reka ngaruke ese iyakirwa ry'imbabazi rya Pastor Claude abantu bari biteze ko ashobora kuza avuga ibindi ariko bakora nawe yakira imbabazi akavuga ati niyo ngombwa Pastor Mutesi tuzegerana dusangira agati dusangira agakofi nk'uko byahoze byo byakiriwe gute nkamwe nk'abashumba dore ko abenshi bavuga bati ubu mu rugiye kongera kwaka se kuki ushaka ko ninjira mu bintu byinshi cyane wishaka ko ninjira mu bintu byinshi cyane kuko navuze ngo icyaba cyateye izo mbabazi icyo ari cyo cyose zipfa kuba ari imbabazi niyo waba ari umurenzaho nabyo ni imbabazi hari ibyo bita kurenzaho hari ibyo bita niyo byaba ari ibyo twe twabonye imbabazi gusa ibyaba biherekeje izo mbabazi n'ibyabanjirije imbabazi ntabwo tubizi ko ntitwari duhari wenda umuntu ashaka kubikeka ariko kandi gukeka nk'umukristo simbyemerewe niko kubeshya nishimiye ko bazahura ntegereje uwo munsi bazahura muzamvugishe nanjye numva nzashima Imana bizaba ari umugisha ukomeye ariko niba dahura bikaba ari byo kuri kamera bizaba ari byo gushaka views yego hanyuma umugabo witwa Pastor Registre Hakizimana aratakamba agira ati nyabuneka ndabizi ko uwandeze muri RIB mama wanjye inde wareze undi ngo Pastor Mutesi amureze muri RIB ati kinkoni zamba n'ikigongwe nk'umubyeyi nciye bugufi twongere tubumwe muri Kristo Apotre izi mbabazi z'uyu mugabo wemerewe guca bugufi abantu bavuga ati juste uraze ejo kabiduruvanga ejo kongera ukabiduruvanga zitangwe n'izitangwe cyangwa se byakirwe bite ku ruhande rwa Pastor Mutesi utanga imbabazi ariko akabona bakomeje kuri kamera bakomeza kumuvuga ariko ntekereza ko wenda batamuvuze nabi niba bari kudekarara izo mbabazi bavuga ko bashaka kuzisaba abandi bashaka gusangira kofi numva nta kosa ririmo ariko hari ibindi numvisemo byo kuregana nibyo byaba birimo ibindi by'ibibazo aho ntatinda cyane we naho imbabazi byo kuba Justin yasaba imbabazi nka Reverend Pasteur akazisaba Pastor Mutesi it's okay ni ibintu byiza nkuko nubundi twabonye ajya akazimusaba muri amubyeyi akamugaburira akamublessinga akamuhesha umugisha yakabaye yarabihaye agaciro ariko niba atarabihaye agaciro nyuma kongera nanone akamugurukana haba harabaye mikose kuko umushumba ntagakwiriye kugurukana umushumba mugenzi we niyo umushumba mugenzi wanjye yakora ikosa ntabwo burya ari byiza ko nza hano kuri kamera niba ministry ntarabona ministry waje kuvuga hano kuri kamera avuga ministry mugenzi we why not je ministry mu bwami bw'Imana natukana n'undi ministry so no kuvuga ngo rero uko mbibona niba hajemo kuregana ntabwo izo mbabazi ari zivuye ku mutima n'iz'ubwoba bw'amapingu no kujya mu nkiko ariko nababwira ko bagasabanya imbabazi bivuye ku mutima kugira ngo nejo bitazongera hanyuma nanone kandi niba uwo mubyeyi yarahagurutse akabona ibintu birakabije kubwa akavuga ati rya jambo rivuga ngo ntimukaregane akumva byarenze ihaniro ashaka kutakiribure kandi aho kugira ngo umuntu arware toroma
inzego z'ubuyobozi nicyo zishinzwe, nanone ntitwabimurenganyiriza, yego ariko nanone tukamubwira ko abakristo ntabwo ari byiza gutanga ibirego nanone kandi mu bintu twakemura. Yari kuvuga ati hari umushumba wimitse Justin ko yimikwa kuri revera, twimikiye umunsi umwe icyo gihe, mwimikiye umunsi akomeza gahunda ye, nanjye nkomeza iyanjye. Ubwo umurongo niba yahisemo ari uwo nguwo wo kuvuga abantu n'iki, nanjye nkomeza kwigisha ijambo ry'Imana, nubaka n'itorero ry'Imana. So rero nk'abashumba bimitswe yari kudushaka, cyane ko ubu turi n'abakuru nyine tumaze kugera mu rundi rwego, tukabicaza nk'abapastori. Rero ibi ntibikwiriye, ariko nanone kubera ko muri kino gihe umuntu wese yabaye nyamwigendaho, ntawe ucyubaha abakuru. Niba mvuze wabona umwe muri bavuze ati wowe uravuga nkande, ni ibintu nk'ibyo, ariko njye ngira agahanga gato urabibona, nkunda kukarinda uruguma rero mpita nigendera. So ariko nanone mu rwego rwo guhosha intambara ziri hano, yego birakwiye ko basabana imbabazi. Ubundi barapfiki umwe ngo arashaka views, Imana yatungira umuntu muri views utanazibonye wabaho. Ibyo ni ukwizera gukeya. Views zitaraza se twarapfuye, ntitwari turiho. YouTube zitaraza abanyarwanda ntabwo bariho, ntibakoraga. Wakora n'indi mirimo y'amaboko, ariko imirimo iguteranya n'abantu, iguteranya n'inzego, wiri gutakamba, burya uzazira akarengane n'abagushyizeho ibinyoma, babazi ko bagushyizeho ibinyoma, ariko ntuzazira ikintu wakoze buriya, kuko umutima w'umuntu ni urukiko. Uhemuka ntabwo ari byiza, yego, kuko cyane ko bose bafite abana. Justin ni umupapa, ni n'inshuti yanjye, numva ko turaziranye, twaraniganye mu ishuri rya teoloji. Hanyuma Pastor Mutesi nawe mubona ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo muzi neza, numva ngo umugabo uyu ibyo nyine nkumva ni amagambo ari aho, ariko icyo gihe ndeba n'icyo umuntu aduha si icyo akora. Gusabana imbabazi rero ni byiza, sinzi impamvu ahubwo namwe mwabitinzeho nk'abanyamakuru, kandi gusabana imbabazi ari ibisanzwe. Mwungusheje nkavuga ngo mbabarira, si ibisanzwe. Biterwa n'igisanzwe, ariko uzinsabye rimwe kabiri gatatu biba bigoye. Ushobora kuba rero muzi ubwira ugentazi. Impamvu nakubajije ijambo nuko uri apotre, ni abapasteri, umwe ni reverend ni pasteri, kandi bari munsi yawe. Wenda hari icyo Bible ishobora kubivugaho, niyo mpamvu nakwifashishije nyine nk'umuntu mukuru ivuga ku mbabazi. Yego, okay, Bibiliya ivuga ku mbabazi. Asabye rimwe kabiri, ubwo nyine ni ukuvuga ngo okay, byiza cyane. Niba ushaka kumenya icyo Bible ibivugaho, Yesu ni na Yesu wabivuze, yaravuze ngo mwene so naguhemukira cyangwa se mukagirana ikibazo, umwegere muri babiri. Mbere y'izo mbabazi yasubiye kumwegera, aramwangira, simbizi question mark. Hanyuma icya kabiri Yesu aravuga ngo nimunanirwa kubikemura muri babiri, umuteza bitorero. Nicyo navugaga ko hari abashumba twakafashe amamodoka tukagenda, tugashyiramo ama essence tukagenda, hanyuma tukicara, niba ari igihara kwa Justin, niba ari kwa Mutesi, hehe sinzi, tukavuga muri gupfa iki muri social media nk'abakozi b'Imana, kuki muri kwangiza ubwami bw'Imana. Ntabwo bayadutumira kwango tubyange, kandi nabo ibibazo bafitanye sintekereza ko byanabananira kubikemura, kuko Justin ni umugabo uca bugufi buriya. Nta bugoma agira bundi, nta bugome nigeze mubonana. Gusa nanone Justin ni umuntu ukunda kurwana ishyaka ry'umuryango, buri kimwe yagikora kugira ngo umuryango ubeho. Rero kuko niba yarabonye iryo zina ry'ubuvuze ari ryo rimwinjiriza akarivuga, nawe nk'uko abyisobanurira, numva Pastor Mutesi yamuha imbabazi bikarangira, nta bindi. Tukarindira ko wenda azongera usibye ko nyine tuno tuntu uri kunjyanamo ntago ari twiza. Ntajyanye n'imbabazi Pastor, nuko ku murimo w'Imana. Okay, reka nikomereze. Navuze ko n'ubundi nkomeza muri uwo mujyi, ariko nkibaza ngo ese Pastor, uri Pastor kandi wiganye na Justin umuzi cyane, akora iki? Ese Justin yafata iya mbere akajya kwa Pastor Mutesi cyangwa akora iki? Okay. Nk'umukozi w'Imana akora iki? Ubu tuvugana niba yasabye imbabazi kuri kamera, natera intambwe nk'uko yayiteye, ashakisha uwo yahemukiye. Ubundi kuko nyine niwe ufite ikibazo. Iyo baguhemukiye uricaro kavuga ati baramemukiye, ntabwo ari njye urahaguruka ngo njye gushakisha umuntu wampemukiye. Niba yaramuhemukiye akumva hari icyo yishinza nawe,
cyane ko twagiye tuvuga ko atari byiza kuva kera, kuva za 2021 nagiye nicara kuki muvuga abantu, wabuze ibyo uvuga. Yesu si mugari, Yesu si munini, wavuga ibindi bintu byinshi. Umuntu se wamuvuga none uyu munsi yakugaburira ejo ariko bikakugaruka ukabiruka. Hari ugabira undi ejo akabimwambura cyangwa akanabimucyurira. Ibyiza rero burya umugabo arigira yakwibura agapfa, ariko nkatwe abakristo tugirwa n'Imana, tuzi ko dutunzwe n'Imana, yo duhumetse n'Imana, yo twambaye n'Imana, yo tuvuze n'Imana, yo umuryango uriye tushima Imana. N'ibyo ibintu byose ni amashimwe. So rero twagiye tubahugura nyine, bamwe bakagira ngo na yacu kuko tukiri wenda tugifite amasura matoya y'abana, ariko burya ntiribara umuto nk'umukuru waribonye. Ariko nyine nanone iyo utemeye hari igihe nanone wisanga uri kugwa mu mitego ikomeye cyane. Ko guharabika birahanirwa mu bihugu byinshi. Kwicara kuri kamera ngo uyu n'uyu wati uramushakaho ikintu uburenganzira bwe, iyo ari ibintu bituma amategeko abizamo, amategeko arabihana. Si ngombwa rero kujya kuvuga ngo namufashe uyasambana, ngo nafashe uyu ngo agira wowe se ukora ibingana bite. Ni ikibazo gikomeye cyane. Yesu yaranavuze ngo nujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe banza urebe umugogo. Urumva umugogo, banza ukwedura iryo jambo ryumve. Umuntu afite agatotsi gatoya, akantu agasurira, ariko noneho njyewe mfite umugogo, reka mari njye ubyishyiraho. Noneho uriya muntu ufite agasurira ndi kuvuga ngo ijisho rye ryarapfuye ryaraboze, navugije induru. Mu gihe umugogo wanjye njyewe ndi kureba ijisho rimwe n'indi rikazana ubutuna. Okay, numva rero aho twanaharenga. Kubabarirana ni byiza, abo bose wavuze nibababarirana bibavuye ku mutima, tuzabone mu biganiro byubaka ubwami bw'Imana. Nicyo twifuzaga nk'abashumba kandi twabisengeraga. Yego. Nari navuze ko ndava kuri Pastor Mutesi nkajya kuri Mama Charlene. None ahangaha witwa Mama Charlene, reka tubwire abantu banagende basure apartment yiwe ahiri, banamuteza imbere by'umwihariko, dore ko nabonye yafunguye apartment nziza ifite buri kimwe, kandi abantu bifuza kujya gukodesha amachambre bari kwicana Mama Charlene official nk'umukozi w'Imana bamuteza imbere. Mama Charlene ngo namaki uri kwamamaza apartment ari abantu ushaka kujya gutembera na marogi. Ni biki bivuge nyine uko biri? Okay, na apartment niba ari amarogi ntubyamamaze ndi hano. Apartment ifite maison de passage. Okay. Ijyamo imiryango. Okay. Komeza naringize ngo ni bimwe bya man. Ngubu uba ufite umuryango ukifuza ko musangira Bonane na Noheli mutari mu rugo. Okay. Aho nanjye nzajyayo na madamu. Cyangwa muvuye hanze y'igihugu. Oya, aho nanjye nzajyayo na madamu kuko Mama Charlene ni inshuti yanjye, naranamutumiye mu rusengero. Byo biroroshye, nanjye nzajyayo, abo bagiyeyo nanjye nzajyanayo na madamu. Okay. Hanyuma pastor, uyu mama juste aragira ati Mama Charlene wanyumira tukicarana nkasaba imbabazi nrangiza umwaka neza umutima. Ese pastor, wenda we wabanye na Mama Charlene igihe kirekire, wabanye na pastor? Ntago ari igihe kirekire. Reka mvuge wenda wabanye na Mama Charlene naramutumiye mu rusengero arigisha. Uramuzi uburyo yigisha, uzi nuko mwaganiriye, uzi n'uburyo Juste aganira, uzi n'uburyo Juste nawe ameze. Aba bantu bombi ku bwawe ubona bakongera bakicarana, ubona bakicarana bakaganira bagahuza umurongo? Cyane rwose, bose ndabazi. Baganira gusa, ahubwo sinzi impamvu wenda bashaka kusabana imbabazi kuri kamera. Niba yazisabye namusure kuri iyo, nafate madamu we noneho amujyane bateze imbere Mama Charlene, noneho banaganirira aho ngaho, nibashaka bashyireho kamera, hanyuma babikemure. Ni ngombwa se ngo bavuze induru ngo biki? Cyane ko nyine ibyo twe ntidukeneye no kubimenya nyine. Nibasaba n'imbabazi ni byiza, ariko bakicarana rwose. Why not batakwicarana se? Bose ni Abanyarwanda, ni Abakristo, keretse niba badakijijwe, kandi nzi ko bakijijwe bose ndabazi. Ni Abakristo babatijwe mu mazi menshi, abandi barasengewe mu nkoni za gishumba. Charlene yarigishije, yahinduye benshi gukiranuka. Se kwicarana se ni ibintu biri top, simple cyane. Hanyuma pastor, reka wenda nyuma tubwiye ko aba bantu bakicarana. Ubona nyuma y'ibyo Juste yavuze kuri Mama Charlene, ibyo Mama Charlene yavuze kuri Pastor Juste nashatse kuvuga kuri kamera, ntabwo nabivuga ngaho se nyine. Oya njye nawe ayifi yigira mu mazi ntago ariyo yigira mu mavuta. Mu mavuta yawe ubu ndi mu mavuta y'umushobo. Ubona aba bantu hatagize agatotsi kazamo,
bakunga umwe bakorera Imana bicaye ahantu hamwe. Ese buriya mama Sherene wenda ibyo yavuze sinashatse no kubyumva. Yego. Ariko kandi nyine buriya n'umujinya uvugisha umuntu tujye tunabimenya ntitumucireho iteka. Cyane ko nawe abantu nka batatu bakwatatse kandi ubona ari abagabo bibizigira washaka uburyo unavuza induru. Washaka n'uburyo uvuga ati mu ntabare nuko yarakomera agatabaza. So hanyuma uti mbese ubona babasha gukorana nta mbere kirimo, reka tubivuge gutyo. Reka tubyerure siko se hari ushatse kuvuga. Buriya ntekereza ko bose ndi umusesenguzi ariko sinzanaba we Imana izanabindinde kuko ari igihe usesengura ibigusesengura, ariko ndavuga mu gisata cy'abakristo ndatanga ibitekerezo nk'umunyarwanda kandi nk'umwapostolike. Pastor Justin ibyo yavuze we yisubiriramo ko yari views yashakaga. Ubwo yagira ngo abana barye egare ni ibintu byumvikana. Umuntu rero ushaka ko guteza imbere umuryango kandi abona icyawuteza imbere akagikora wenda atanazi ko, ntekereza ko Justin hari n'amategeko wenda kuko ntiyiza amategeko, hari n'ibyo yisha ariko atazi ko ari bigize ibyaha. Yego byo ndabyumva. Rwose tubyemeranyweho hari n'ibyo yavuze atazi n'ingingo iyi n'iyi atazi n'ibyari kuwa 20 na kangahe wanabimubwira agasinzira. Ubwo rero bene uwo muntu abatandukanye na wa muntu uvuga ikintu aza amategeko. Ni nayo mpamvu ubona muri leta iyo umuyobozi akoze ikosa ahanwa nk'intangarugero, ahanwa by'ikirenga kubera ko abayisha ibyazi. Ariko nanone mu gisota cy'iyobokamana tuvuze ngo nanone yaraza amahame y'ijambo ry'Imana, hari aho yatandukiriye birumvikana. Ariko basi kuva yarasabye imbabazi, kuva yarateye iyo ntambwe gusaba imbabazi, numva nta kindi cyane akurikiraho usibye kuba ahubwo twabajoyininga natwe tugasangira nabo tukavuga Imana tukamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Cyangwa ko itorero rirugarizwe muri ibi bihe twe dukeneye ko abantu bavuga ubutumwa bwiza. Niba bavuga Yesu bavuga Yesu, niba bashaka kuvuga abantu nibave mu iyobokamana bagende bakora ibyo abandi bakora, ku buryo umuntu areba acana akavuga ngo iyi ni y'umukristo iyi ni y'umupagani. Bien sûr nuko dushaka ko ibintu bimera kandi hamwe n'Imana bizakunda, nubwo urukungu rugomba gukurana n'amasaka. Burya biragoye kubona umuntu wambaye kora pastorale akavuga ati ndazindutse ngiye gukora ibi n'ibi, nabyo biterekeranye ntago biba biryoshye. Basabana imbabazi kandi bakiyunga kandi bigakunda. Bose ni abanyarwanda, umwe ni musaza undi ni mushiki wundi, nabirenze nabikomeye rero. Nari mvuze ya mvugo yawe ngo ntabirenze. Yego. Pastor reka wenda nirengera aho ngaho. Ubwo abantu utanyuzwe araguhamagara kuri nimero ngiye nyipininga ku kiganiro hasi, utanyuzwe cyangwa akajya no muri comment birimo utanyuzwe ampamagare kuri 0780898885 kuko nibi bitutsi byo muri comment use kubona umuntu ugahita utuka gusa nabyo ntabwo byejejwe. Noneho reka nikomereza ikiganiro niyinjirire kubona kubwese cyo kuganira ikiganiro ngana n'umukozi ngane nk'umugara n'umukozi w'Imana. Pastor imirimo igeze he? Musenga dusoza umwaka usengera abantu muri rusange, ese amateraniro aracyahari? Amateraniro araba mu matorero hose, isengero zasigaye amateraniro araba. Ikindi kandi ngira ngo ibiterane biri kuba na Israel mbonye afite igiterane n'abandi bafite ibiterane. Amasengesho jewe nyahoramo ntaranaba n'umushumba mpora nsenga. Kandi buryo ubugingo ni ku giti cy'umuntu, ariko uretse ko nyine ibisabwa biragoye ariko turi kubigerageza. Ni iki gushishikariza abashumba cyangwa se abakozi b'Imana muri rusange mufatanyije umurimo wo gushumba intama za Kristo muri iki gihe tugezemo cyo gusoza umwaka, by'umwihariko igihe kibonekamo ibyaha byinshi ndetse n'abagwa benshi? Nuko utagwa ngo babivemo, uko ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, kandi ubwo rurushaho gukomera Kristo ari kwenda gutwara itorero bivamo ntacika intege. Kristo hirya gato hari ikindi ari gutegura kandi gikomeye kizanezeza abashumba. Ayo ni amakuru avuye ava hera kandi yizewe. Yego. Nabakomeza nk'umuhanuzi w'Imana wasizwe
nyuma y'ibi hari ibindi byiza. yego Hanyuma ikindi nkabifuriza umwaka mushya muhire hakiri kare. yego Ikindi nkaba ikindi cyo kubasaba no kubingingira mu mwami wacu, yego cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga. Ndabingingira mu mwami wacu kugira ngo ntibamaranire mu bisi, ntibaryanire mu bisi, ntibagaragaza ishusho y'ubumana itariyo, bagaragaza Imana yabahamagaye. Nicyo ndabingingira muri Kristo Yesu, kugira ngo ubuntu bahawe be kubupfusha ubusa. Ndabingingira mu mwami wacu impaka muri bo zibe nkeya, yego kubakana bibe byinshi, gukomezanya, kuzamurana, gushyigikirana bibe hejuru cyane. yego Nicyo nabasaba. hanyuma niki ubwira abakristo cyangwa se reka mvuge abayoboke ba buri madini mu Rwanda? Sindi buvuge ngo idini runaka, yaba uri umuyisilamu, yaba uri umukatolike, yaba uri umupentekoste, yaba uri aho usengera hariho hose tutarobanuye, niki wababwira muri ibi bihe tugezemo byo gusoza umwaka, dore ko abenshi bakiryohewe n'ibitaramo, baryohewe n'amatemo yaje gusohoka n'ibindi bigiye bitandukanye, dore ko ari naho na benshi batangira kubona ko muri iyi minsi turimo urubyiruko by'umwihariko nirwo nshaka kugira ngo uhe inama. Tubona ko igihe cyacu cyo gusenga cyarangiye, tugeze mu gihe cyo kuryoshya. Icyo ushobora kutubwira nk'urubyiruko by'umwihariko rw'abakristo dusenga muri mu rugendo rujya mu ijuru? Icya mbere reka mbere ku rubyiruko bagenzi banjye, ko burya nanjye ndi urubyiruko, nuko Imana yangiriye ubuntu ikangira Dawidi, nubwo ubunyubaha cyane nyine, ariko ndi mugenzi wawe mu myaka, ndi mutoya ariko njye ndi Samweli. Kuba bihishurirwa ndi Samweli uri ku isanduku y'Uwiteka, Dawidi ugomba gutuma Isiraheli yongera kubona amahoro. Hanyuma ku rubyiruko rero nirwo mbona dushobora kuzagwa mu mitego tutazi. Ndahera ku rubyiruko, subwo ndahera kuri bande, reka ne kurobanura urubyiruko muri rusange, inkumi n'abasore. Ikintu mbasabye ni ukutanywa ibiyobyabwenge muri iyi minsi mikuru. Hanyuma ikindi ni ukudasurana mu mageto. ngo warangaye nyine oya ndi kukumva mu yakarugazana urubyiruko rwongera kumve neza. Okay, nasabaga ko urubyiruko rutanga ibiyobyabwenge muri ino minsi mikuru. Nuwanywa inzoga nyine, wenda hari ibyo bajya babigisha abo muri politike, ajya mubyita ngo ntibari tumwelese. Okay, nibyo. Hanyuma ubwo nukunywa mu rugero hari. Okay, izo nama muzumvire. Hanyuma ubwo buri mu rubyiruko wese uri kunkurikira ibi bintu ni kuvuga nabikurikiza ararangiza umwaka neza. Ariko utabikurikiza ashaka kwisanga yasinze, agasanga imoto yamwuriye. Bose urumva azaba yungutse. Hanyuma ikindi nari mvuze cya kabiri, mwirinde gusura bakobwa muri geto. N'abakobwa nabo mwirinde kubahamagara ngo natetsa kango ngwino ngo nkubwire ngo ngwino Noheri sinzi siju ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu byitwararikeho, kubera ko ntubiseke birakomeye, kuko iyo ndi kwatura ibintu biba bikomeye. Kuko ushaka kubyanga ukavuga yivugiraga, ukajyayo ugahita utera umukobwa inda itateganijwe. Icyo gihe struggle aba winjiyemo, uraba ugiye mu nshingano za kigabo kandi ziravuna nyine n'iz'abagabo, nawe urabyumva. Hanyuma icya gatatu, niba bigiriramo umugisha barangiza umwaka bari imbere y'Imana bari gusenga, wakinga icyumba cyawe ugasenga, ushima Imana. Noheri nigera uvuga ati Uwiteka ushimwe, warandinze kuva mu kwa mbere, hari abagize gutya, hari ababyagenze, warandengeye, ukese nk'ijoro usenga. Urubyiruko uwo ari we wese wakubahirize byararangiza umwaka aticuza. Ariko urabirengaho ashaka kurangiza umwaka yicuza. Cyambere ashaka kurangiza umwaka yarwaye sida, mu kwa mbere akaba ari gufata ikinini. Ushaka kurangiza umwaka haje urukingo, yateye inda, bari kumubwira bati burya bya bindi bya Noheri rero byabaye Noheri, cyangwa ibya bonane. Ikindi urubyiruko nanone kumvira abayobozi burya nabyo biri mu nshingano z'umuntu wari we wese uri normal mu bitekerezo. Korohereza inzego, kudahangana ibintu nk'ibyo ngibyo, no kubaha abashumba. Sigaye mbona abantu bubahuka inzego z'ubuyobozi, ntibagitinya abashumba bakuru, nuko nibyo ngibyo numva nasaba urubyiruko. Hanyuma muri rusange ku isi yose n'abandi, ndabanza mbifurize Noheri nziza, ubunani,
zagende neza, bazatangira umwaka ibyo bataboneye muri uyu mwaka byiza bazabibonere mu mwaka utaha mu izina rya Yesu ndabyatuye nk'umuhanuzi. Hanyuma ikindi abafite amafaranga bafasha batayafite, babasangize ka Noheli na bonane. Yaba rudukurikiye ukavuga ati ifite amamiliyari, aho kugira ngo uzi ko mu bihugu by'i Burayi abantu bari gufata imbwa bakaba arizo bandikaho imitungo. Urumva nk'icyo kintu, uzi ko abantu bagabuririye intuzi inyama kandi abantu umuntu amaze umwaka atarya n'inkoko. Abantu bafite bende nk'iyo mico nyine, ariko ubwo niko n'igihugu cyabo wenda kibyemera simbiza, ariko mba numva bidakwiriye ko inyamaswa zirya abantu bapfa. Hanyuma ufite amafaranga n'abinaha mu gihugu turimo basaranganye turye iminsi mikuru. Aba basore bahori bande bose mubahamagare kuri manimero yabo, umuntu aguye nk'inkoko ku bunani, aguye nk'isunu bimeze. Iyo ndayakiriye. Amen. Pastor, niriye jambo ry'Imana ufite risoza umwaka wateguriye abantu by'umwihariko, reka mvuge by'umwihariko abantu bakunda Imana koko, bakunda gusenga, abakunzi ba Pastor Evode ndetse abakunzi bawe nkawe nk'umukozi w'Imana, apana reka simvuge reka tuvuga abantu bose muri rusange, kuko abantu bose ndabakunda. Niba harimo abanyangabira bareba ni ibyabo, abaca umugani ngo uruvuno ruvugwa yigaramiye. Hanyuma abantu bose muri rusange reka tubagenere ijambo ry'Imana. Uwo mugani uragusekeje se? Ni muremure. Uruvuno ruvugwa yigaramiye. Uruvuga biravuze ngo umuntu yicaye jewe akandwanya atanze niwe bivuna, kuko jewe sindi buburare kuko yandwanyije, sindi butakaze n'ikiro kuko sinanamuzi, niwe birarara bitogosa mu bwonko nyine. Uruvuno ruvugwa yigaramiye. So ariko ntekereza ko nta banyanga n'abanyanga ntabwo ari bo, n'indi myuka kandi iyo nayo igirangira. Ariko nanone sindiho ngo bankunde, ndiho ngo bakunde Kristo uri muri ngewe. Hanyuma uragira uti hari ijambo wenda risoza umwaka cyangwa se wabageneye cyangwa se uhagazemo muri kino gihe. Ngende mu ijambo riri muri Zaburi ya 12 umurongo wa 6, kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni kuwiteka avuga, ndashyira mu mahoro wo bacurira ingoni. Ni iryo jambo. Hanyuma umuntu wese barakariye muri uyu mwaka bakamucurira ingoni, bagahiga imihigo yo kumwica, bagahiga imihigo yo kumuroga, bagahiga yo kuguhitana, aho uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri Bufaransa, uri hano mu Rwanda, uri Kenya, uri Tanzania, niba hari abuzi bagucuriye ingoni cyangwa utanabazi, Uwiteka avugiye mu ijambo rye ngo aje kugushyira mu mahoro. Aje kugushyira mu mahoro uwo bacuriye ingoni, kandi ahagurukijwe no kurengera abantu. Ndumva niryo jambo ubwo narisoje, ntago tukivuga ibintu byinshi. That's good. Kuko dusigaye tubwira abana b'Imana, ntago tukibwira abana ba Satani. Umwana w'Imana yumva ijwi ry'Imana. Imana yivuze arumva, n'Imana yivuze nawe arumva, niyavuze nawe Imana nawe irumva. Yesu niko yavuze. Ubu rero abana b'Imana uvuga rimwe bakumva aka muri kino gihe. Ubundi byari karorewe gatatu. Yes Pastor, wenda ndi kugenda ngana no kubusuzo ikiganiro cyanjye ku bantu bagikurikiye, mwihangane igito ariko cyiza kirema amatiku n'abantu bagize okay, ni cyiza nacyo nta kibazo ni cyiza yego. Ndiye nawe na Pastor Evode murabizi nyine aransiririza ariko nta kundi. Pastor, ariko wenda ndimo ndagana no kubusuzo ikiganiro cyanjye, gira ikintu ubwira abakunzi ba Pastor Evode, abakunzi ba Pastor Fanny, abakunzi b'intoranwa uyu munsi kuri uyu munsi. So ku ntoranwa muri ayo macano yose umuntu uravamo akampa ubunani nanjye nk'umushumba, Imana imuha umugisha. Icyo nicyo nababwira. Ikindi nababwira, mbifurije kurangiza umwaka amahoro, nta n'umwe ukomeretse, mbese basugire basagana, buzura umwuka wera, bahanure, bumva ijwi rya Yesu. Abo umwaka ugiye kurangira batarakira Yesu, bakire Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Baraba bakoze ikintu cyiza, ubundi ahasigaye Kristo abaye atwaye itorero turahurira mu bwami, abaye ataritwaye tuzasubira kuko uritwara.
mujya mubimenya se anytime we flight turabizi mva n'ubu turi gukora ikiganiro ashobora guhita ari gurukana. Reka tuze ikiganiro cyanyu mbwira abantu mwese mwakurikiye ikiganiro cyamabwire ngo mubeho amahoro kandi Uwiteka abahaze. Hallelujah. Ikindi cya kabiri bifurize kuzagira umwaka mwiza wa 2025, bifurize kuzagira bonane nziza na Noheli nziza, nubwo abantu babicika kavuga Noheli imbere bonane nyuma, ariko mbabwire ngo muzagire bonane nziza na Noheli nziza. Umwaka muzawurye ntuzabarye, by'umwihariko Pastor Evode twabanye uzagire Noheli nziza kuko wowe uri umushumba, ubwo kuri wowe bonane ndumva ishobora kubiza inyuma ndabizi. Nzaza kwirira ka Noheli wawe. Okay, ni karibu uzaze dusangire. Ngize Imana natangira bonane. Hari abo dufatanyije umurimo twagiye kwisengera Imana, dore ko uyu mwaka ndifuza ko urubyiruko muri rusange cyangwa se reka nzita imbaraga z'igihugu nitwe rubyiruko uzasoze uyu mwaka dusengera igihugu cyacu kandi tunasenga ku bwacu. Nimwe Rwanda rw'ejo, nimwe duhanze amaso. N'ubu ndashishikariza urubyiruko ati tuve mu biyobyabwenge dusenge Imana, inzu z'Uwiteka, dore ko Imana ivuga ko iyi mibiri yacu imitima yacu ni insengero zayo. Rero rubyiruko aho muri hose, nimero za Pastor Evode ziraba ziriho, ushobora kumuhamagara ukavuga ati Pastor wenda nari sengera ibi bitari byiza, ariko nyuma yo kuva kino kiganiro nsabye kuba wenda wansengera Imana, nanjye nkumva ko nacuruka ku mutima rwose. Bampamagare cyane cyane urubyiruko, ananyandikira ndazimuha nta kibazo. Ubame kabisa. Pastor Katoze dusenga Imana muri kisoza ikiganiro. Ubundi nifuriza abantu kuzagubwa neza, dore ko tugiye no muri weekend. Mbifurize kubaho muhazwe uburame. Imana ibamugisha, Yesu abagirire neza. Reka dusenga Imana tuyishimira ko yabanye natwe mu kiganiro. Hari ubundi dutangira twasenze twasenze ntabwo natanye ikiganiro nasenze ndi kumwe twasenze. Imana ishimwe. Umaze kuba umuntu rwose, dore ndayaguhaye nanjye. Imana igumugisha kandi reka nkwature ibintu bikomeye. Amen. Imana mwaka wakiriye ikintu kizasetsa ubuzima bwawe. Amen. Sinzi icyo ari cyo, ariko ndabisabye Imana nkorera kuko ari data. Sinzi niba ari 10,000 bazagushyirira kuri mobile money, niba ari umudiaspora uzavuga ati maze igihe nkumva. Uvuze ngo iki shaka agahu iki icya 10 we ni cyabashuma nagari cya 10 ni igiki. Hanyuma nubwo mu bindi wirwenya, ariko bishobora kuba, sinzi niba ari umuntu uzashyira inkoko kuri telefone yawe, ariko ndumva nshaka ko mu myaka 4 tumaranye dukorana tugiye gutangira uwa 5 ubunyangamugayo nakubonyeho. Imana ikumpera ikintu kiragusetsa mbere yuko Noheli igera. Amen. Nawe wamusetsa reka. Imana ibumugisha. Mana urakoze mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Ndagushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Uduhe ubwenge butuma tuvuga ibituma tugana mu bwami bwawe. Ugira intambara urangiza ku mbuga nkoranyambaga zo guterana amagambo bidakwiriye abana b'Imana. Amen. Ushoboze urubyiruko rw'Abanyarwanda gukunda ijambo ry'Imana ndetse no gukorera Imana. Amen. Ukomeye muri iki gihugu. Amen. Urinde igihugu n'Abanyarwanda mbere yuko umwaka urangira. Amen. Wifuza ikibi ntigisohore. Amen. Ibyiza tubibonesha amaso yacu kuko ari isezerano ry'Abanyarwanda. Amen. Turasengera inzego nkuru z'ubuyobozi, abakomeye, ababungirije, abo bakorana mu nzego zose, kugira ngo Mwami ubashoboze gusoza umwaka nabo bari mu murimo wabashinze mu mbaraga zikomeye. Amen. Tubisabye twizeye kubw'Umwami wacu Yesu.